Actress Isimbi reflects on becoming a peace ambassador. Iyi ni titire y'ikinyamakuru The New Times yanditswe tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023. Tuvuye aho kandi nyemera tunyarukire mu mujyi. Ikinyamakuru nyarwanda.com banditse inkuru yabo bayiha umutwe ugira uti ndashima Imana yo mu ijuru akari ku mutima wa Alliah wagizwe ambasaderi wa UN uharanira amahoro ku isi. Naho igihe.com nabo barateruye bati Isimbi Alliance yagizwe ambasaderi wa Loni ushinzwe amahoro. Ni Isimbi Alliance wagizwe ambasaderi wa Loni uharanira amahoro ku isi. Iyi ni inkuru ishaje ariko yatunguye benshi. Byari byishima kuba muzi ndetse n'abatamuzi. Byari ishema ku gihugu cy'u Rwanda dore ko aribwo benshi bari bumvise ko umuntu ashobora kuba ambasaderi w'amahoro ku isi. Ariko se bigenda bite kugira ngo uyu mwanya umuntu awugereho? Yacuruje yifashishije iyihe turufu kugira ngo abigereho? Turabigarukaho. Ari mu mwambaro bengerana cyane nk'umusaruro w'ibyo amaze kugeraho birimo bitavugwaho rumwe na bamwe, ariko nibihindura igisobanuro cy'intsinzi ze. Aho ndavuga nk'inzabamo, imodoka agendamo, akazi akora, filime akina, kugeza no ku buzima abayemo. Yitwa Alliah, umugore udasiba kujombwa ibikwasi n'abashaka ko agwa hasi, ariko agatambuka gitore aho bishoboka agashinjagira ashira. Ninde wari uzi ko umwana wabuze se ku myaka 19 y'amavuko akaba abaye mukuru mu muryango gutyo uyu munsi yaba afite inzu ya miliyoni zigiye kuri 500, igice cya miliyari? Ninde kandi ryari watekerezaga ko yava kure hangana no gucuruza utuyoga twa Macye ubu akaba ari umwe mu bahanzwe amaso ku ishoramari ry'Afurika muri sinema? Kwiteza imbere kw'igitsina gore akabitanga w'ingero zumvikana bidasaba gusubiramo. Ese kuri kuvuga ko byakora ari naho bivugwa ko yabakura akabagari k'amafaranga? Ukuri ko nukuhe? Ntago wahisemo nabi kubana natwe. Reba neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kuko tugufitiye byinshi kandi byiza. Nubona byafasha n'abandi ukoreshe ya bigere kuri benshi. Ubu n'ubuzima n'amateka bya Alliance Isimbi wamenyekanye cyane nka Alliah. Akantu ku kandi turabiva umuzi n'umuzingo, turasobanukirwa byose muri iki kiganiro. Ngiye wumva nitwa Aime Confiance by Kazi. Yitwa Alliah, umugore w'ubwiza bugaragarira buri wese n'udashaka kubureba ntiyabyirengagiza ngo bimukundire. Arashinguye, ateye neza nka zimwe mu nzozi z'abakobwa benshi uko baba bifuza gutera, ariko akanaba na zimwe mu nzozi z'abagabo benshi bifuza umugore uteye nk'uyu. Ni umugore w'inzobe yaka, useka neza ku buryo bukurura benshi mu bamukunda. Wakongeraho uburyo yitwara muri rubanda bigereranywa nk'umutima mwiza. Benshi bahita bafata ikaramu bagasinya ko Alliah ari igisobanuro cy'ubwiza budacagase. Gufata ubwiza bwe ukongeraho umubiri we utemba itoto n'akabagari k'amafaranga atunze, ibi byose bimushyira mu bushorishori buburizwamo abajejetafaranga. Ndumva nicyo gisobanuro twamuha nubwo atari twe tubivumbuye. Alliah ni umufana w'indani cyane mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko yigize no guyikipe amafaranga agera kuri miliyoni 10 zose zo kuyishyigikira mu bikorwa ikora bya buri munsi ngo irusheho gutanga ibyishimo ku bafana bayo. Uyu mugore ni icyamamare muri sinema, yatwaye imitima ya benshi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Nguru urugero rwiza rw'umugore wakoze cyane, ava kuri zero agera kure hashoboka. Ndakugura umugore wavuye mu Kamira akaza i Kigali gushaka imibereho, umugore wa musore w'i Karongi. Alliah yageze i Kigali acuruza inzoga zizwi nka Chief Warage, ajya mu korora inkoko, atangira sinema. Nabwo yahereye hasi nta n'umwe umuzi, ariko ubu akaba ari ikimenya bose. Mu kwindwana no gukomeye, Alliah ni ishusho nyayo y'umushabitsi wirwanyeho. Kugeza uyu munsi wa none afite ifamu nini cyane iherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Sibyo gusa kandi kuko nakubwiye no ku nzu ye afite yuzuye agaciro k'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 500. Iyi nzu Alliah yujuje akaba yarayise Alliah Villa. Gusa nyuma y'izo mboni zose n'amajoro atagira ingano atagoheka, hari ababirenze ingohe bakavuga ko amafaranga yose afite ayakura mu bagabo, ibintu ahakanira kure cyane. Ariko se koko niba atariho ayakura, ubundi aya mafaranga angana gutya ayakura he? Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Isimbi Alliance, yavugiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba byari tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1949. Avuka mu muryango w'abana batatu
akaba ari we mfura muri bo. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa Yacuruje yaje mu Rwanda akura nk'abandi bana bose, dore ko nta tandukaniro rye n'abandi bana bari mu kigero kimwe. Uyu mwana yakuriye mu Kamira mu karere ka Nyabihu. Igihe cyo kwiga cyarageze, nawe bamudodeshereza agakanzu gasumba gato uko yareshyaga, ubundi agana ishuri nk'abandi. Uyu mwana yakuze afite urukundo ruhambaye rw'itangazamakuru inshuro nyinshi, akaba ari ibintu yagiye yumva azakora igihe yabaga yicaye mu ishuri yiga primaire. Uyu mwana yakoranye izo nzozi maze ngo akure aza kuzikabya, yinjira mu kigo cya Flash, akora kuri Flash FM. Amashuri abanza yatangiye kuri école primaire do Kazuba. Yarangije primaire afite amanota meza, ahita akomereza mu kigo cya Rwankeri, kikaba ikigo cy'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Aho yatangiriye secondaire, yaje gukomereza irambura aho bita ku Kibihekane. Nubwo tumubona uyu munsi wa none ari icyamamare akaba n'umukire icyarimwe, si ibintu byizanye gutyo gusa, ahubwo yabanje kunyura mu buzima bukomeye cyane no gukubitika bihagije, ndetse akureba mu buzima butari bumworoheye habe na gato. Uretse inzozi zo kuzaba umunyamakuru, yanakoranye inzozi zo kuzashimisha nyina umubyara kuruta undi muntu uwo ari we wese. Ibi abona ko bisa nk'ibyagezweho umunsi Alliah ava muri Nigeria amaze kugirwa ambasaderi w'amahoro ku isi, agasanga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege i Kanombe hari abantu benshi bamutegereje, barimo abanyamakuru, ibyamamare bitandukanye, ndetse na mama we umubyara. Birumvikana uyu ngo nibwo bwa mbere yabonye mama we yishimye ku kigero cyo hejuru hashoboka. Ibintu byamukoze ku mutima cyane, bikazamura amarangamutima ye. Yacuruje yakuze nyina na se batabana, dore ko batandukanye Yacuruje akiri umwana muto cyane. Ku myaka 13 Yacuruje ngo yajyaga asenga asaba Imana yuko mama we na papa we bazongera bagasubirana. Alliah avuga ko mama we ari umubyeyi ukomeye, dore ko yareze Alliah ndetse n'abarumuna be bagakura kugeza ubwo nabo bagezaho kwishakira ubuzima ndetse bakaniteza imbere. Mama we Yacuruje yari umuntu ukora cyane, akabira icyuya kugira ngo Yacuruje n'abavandimwe be babeho neza. Uyu mubyeyi yajyaga kurangura ibitenge Kigali akabijyana Nyabihu kubicuruza, maze Alliah nawe igihe afite umwanya akajya kumufasha gucuruza, ndetse akureba muri uwo murongo impano yo gucuruza ni kimwe mu bintu nawe azi neza ko afite, ku buryo yihereranaga abakiriya akabatera ibyo bita injuga mu mvugo z'ubu, ubundi bakamuha amafaranga kandi bishimye. Umunyarwanda ati byago ntukaze kandi wowe ukanyagwa we burya ntugahere. Ayo ni amagambo y'incabwenge uzumva kenshi mu mvugo z'abahanga, ariko agasemundwa muri rw'Ikinyarwanda. Utubwa biza ni iki? Ubwo Alliah yari amaze kuba umwangavu ageze ku myaka 19 y'amavuko gusa, se umubyara yaje kurwara araremba ndetse aza kwitaba Imana. Ibi byabaye amarira n'agahinda kuri uyu mukobwa wari ukiri muto ndetse no ku muryango we. Nyuma y'umwanya muto Alliah arizwa n'urupfu rwa se, yaje kwibuka ko nubwo ari kurira kuko ababaye, ariko ntacyo biri bize guhindura, ahubwo yibuka ko afite n'izindi nshingano nyinshi zo gutegura umuhango wo gushyingura se umubyara nk'umwana wari mukuru wabo. Nubwo yari afite nyina, ariko yahise yumva ko izo nshingano ari ugomba kuzitunganya. Amaze kubitekerezaho, yahise ahagarika ibyo kurira arakomera, ahubwo ahita afata inshingano kuva ku kanya. Hashize igihe kinini ibyo bibaye, ariko Yacuruje avuga ko hari amarira akibitse muri we, ngo ku buryo umunsi umwe azabifatira umwanya agashaka ahantu heza akicara ubundi akarira mpaka amushizemo. Se wa Yacuruje akimara gupfa, ibintu byose bihindura isura. Cyari igihe cyo gukora atikoresheje, agafasha nyina umubyara gushaka ubuzima iminsi ikicuma. Alliah yatangiye kwihimbira inzira ze zo gucamo no gutera imbere, atangira kujya anyuranya n'ibyo nyina yashakaga n'ibyo amwifuzagaho. Ibi ntago Alliah yabikoraga mu buryo bwo guhangana n'umubyeyi we, ahubwo nuko yabonaga ariyo nzira nyine yanyuramo, kabone n'ubwo yari habanye n'iyo nyina yifuzaga ku mukobwa we yanyuramo agatera imbere. Umunsi umwe ubwo yari mu kiganiro ku Isimbi TV, yasabye imbabazi nyina umubyara kubera ko yakuze anyuranya n'ibyo we yashakaga, we agahitamo inzira ye bwite. Ubwo yatangiye gushaka umurongo w'ubuzima bwe, ariko wagombaga no kumugeza ku iterambere. Birumvikana uko niko guhitamo gucuruza inzoga za Chief Warage. Izi nzoga Alliah yaziranguraga cyanika, ubundi akaza kuzicuruza ku Muhima mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'uko papa yitabye Imana, ubucuruzi bwa mama we bwatangiye kugenda bucumbagira.
maze Alliah afata icyemezo gikomeye cyo kuzana mama we mu mujyi wa Kigali ndetse na famiye ye yose. Yazanye umubyeyi we ngo bafatanye gushabika ubundi bashakira hamwe ubuzima. Icyo gihe ibyo gucuruza chief waragi yaramaze kubireka. Alliah yahise akomereza urugendo rwe ku iposita mu mujyi wa Kigali ajya gucuruza inkweto. Uyu mugore w'ikimero cyiza n'ubwiza burangaza benshi akaba umujejetafaranga unabigendera. Hari benshi bamubona mu buzima buhenze uyu munsi wa none bagatekereza ko ari ibintu byaje gutyo gusa cyangwa se yabivukiyemo, ariko Alliah ni igisobanuro cyiza cy'umwana w'umuntu uzi icyo ashaka akamenya no kugiharanira. Hari benshi barenze amaso ubuzima bukomeye yanyuzemo ashaka amafaranga, maze bakavuga ko amafaranga afite uyu munsi wa none ayakura mu buraya cyangwa se mu bagabo. Abavuga gutya Alliah basubiza ko ntawe azi n'umwe uburaya bwakijije, ikindi kandi ko afite umugabo umwe kandi amunyuze. Gusa ntahakana ko hari abantu bagiye bamutera inkunga mu buzima, nk'uko byagenda no kuri buri wese ufite icyo ashaka kugeraho mu buzima iyo agize Imana agahora n'ufite umutima mwiza. Mbere y'uko Alliah atangira urugendo rwa sinema kuri Flash FM, ibi nabyo twigeze kubigarukaho. Nyuma yaho yaje kwinjira muri sinema agaragara muri filime ya Rwasa bwa mbere, ndetse aza no kugaragara muri Alliah the movie, filime ye bwite yakoze, ndetse n'izindi. Uyu munsi ni umukinnyi wa filime mpuzamahanga wa sinema bitewe n'amafilime menshi atandukanye amaze kugaragaramo ndetse nayo gukina uyu munsi wa none. Inkuru yaciye ururondogoro ubwo Kibagabaga mu karere ka Gasabo huzuraga inzu yatwaye akayabo ka miliyoni 500, nyuma bikaza kumenyekana ko Alliah Cool ubwo yayitahaga. Tugitangira nakubwiye ko ubu Alliah Cool ari umwambasaderi w'amahoro ku isi. Ese ibi byo byagenze gute ngo Alliah yisanga? Alliah Cool yavuze ko yagizwe ambasaderi wa UN ushinzwe kubungabunga amahoro kubera imyidagaduro, sinema no kuba u Rwanda ari igihugu giha ijambo umwari n'umutegarugori akitinyuka akaba abasha kugera ku bintu bikomeye. Alliah Cool akomeza avuga ko kugirwa ambasaderi byaturutse kuri filime ye yise Alliah the movie yamurikiye abantu barimo n'intumwa y'umuryango w'abibumbye UN. Yari yitabiriye ibyo birori muri Abuja. Bamaze kuyireba aganiriza abantu ababwira aho u Rwanda rwavuye, aho rugeze n'aho rwifuza kugera, bityo bamugira ambasaderi w'amahoro ku isi. Aya ni amagambo ya Alliah Cool. Ibi byatumye Alliah Cool yinjira mu ihuriro ry'abambasaderi ba Loni bashinzwe kubungabunga amahoro ku isi. Nguko uko Alliah Cool yisanze ari ambasaderi wa UN ku isi. Alliah Cool arangwa n'udushya twinshi kandi dutandukanye. Ntawe uzibagirwa umunsi ahinka uwahoze ari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Urubyiruko, undi nawe ati mbaye idebe ryawe. Imvugo yatangaje ikanasetsa benshi mu biyi nkuru yagezeho. Inkuru kandi iherutse kuba kimomo yuko Alliah Cool yahaye umusore umurinda imodoka, ndetse ubwo yari mu gitaramo cya Platinum P kiswe Baba Experience yitanze 1 miliyoni ku bana ba Jay Paul. Alliah Cool ubu ni umugore w'abana 2 n'umugabo umwe. Ubuzima bw'uyu muryango bukaba budakunze kuvugwa mu itangazamakuru. Ngibyo iby'ingenzi wamenya kuri Alliah Cool. Ni nansoreje iki kiganiro. Wakoze cyane kubana natwe. Reka tuze gusubira mu bindi biganiro. Reba ko wakoze subscribe kugira ngo ntujye ucikwa n'ibiganiro byacu. Ngiye wumva ndi Aime Confiance. Astra Vista.